Duhuje abakomeza gukurikirana ibiganiro bya Peter Nzaba, Imana ibahe umugisha. Niba warakoze subscribe ndagushimiye cyane, niba kandi utarakora subscribe ndagusaba gukora subscribe ukande no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Uyu munsi tuje kureba abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ese mu buryo bw'ubukungu, mu mibereho myiza, ni abantu bameze bate? Ibyo uyu munsi nibyo tugiye kwiganiraho. Ese mu buryo bw'iterambere, mu bukungu, mu buryo bw'iterambere n'umuntu aba ameze ate, yitwara ate? Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza aba afite kamere idasanzwe, ubuhanga bwimbitse, amarangamutima menshi, impano zihishe, ariko rimwe na rimwe akagira intege nke zituruka kuri ayo marangamutima cyangwa ubwitonzi bwe. Dore uko yakwitwara neza kugira ngo atere imbere mu buzima. Hano tugiye kureba uburyo wakwitwara kugira ngo ubashe kuba watera imbere mu buzima. Ni uburyo bugera muri burindwi. Uburyo bwa mbere, yemere uko ari, ntarwane n'imiterere ye. Uyu muntu abasha kwiyakira, yemere uko ateye. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza agomba kwemera uko ari niko ateye, ntashake kurwana nabyo. Ibyo bizamufasha mu gihe ari mu iterambere rye, bimufashe kuba yagira gute, intego ze zakomeza guhama. Ibanga rya mbere ni ukwakira amarangamutima ye nk'imbaraga atari intege nke. Harimo abantu bafite iki kimenyetso batabasha kwisobanukirwa, kuba agira amarangamutima menshi akagira ngo ni intege nke afite, ariko ni imbaraga. Asabwa kwiyakira. Iyo utekereje cyane, wumva cyane, ugira ibitekerezo byagutse. Ni impano, si ikibazo. Kuko iyo umuntu afite impano yo gutekereza cyane, akumva cyane, ibitekerezo bikaba byinshi cyane, akagira ibitekerezo byagutse, akagira ideas zikaba nyinshi. Si ukuvuga ko yenda ko ari ikibazo, ahubwo ni impano wifitemo bitewe na za mbaraga zawe ziri connected n'isanzure. Ibyo wumva biri imbere yawe. Andika, zirikana, bikuremo ubuhanga. Bya bindi uri gutekereza, uri kumva biri hafi yawe, byandike, ubizirikane, ubikuremo ubuhanga. Inama aha ngaha ku kintu cya mbere bakugira, gira agatabo journal wandikemo ibitekerezo byawe bya buri munsi, bizagufasha gutekereza neza no gukura. Kurumva buri gihe ujya mu ntekerezo zigiye zitandukanye, ukagira kumva cyane, kumva ibitekerezo ari byinshi cyane. Ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni impano wifitemo. Gira agakayi ujye ubasha kugira gute, kubyandikamo. Cya kabiri, ishyirireho intego zifatika. Irinde kuyoborwa n'amarangamutima. Nubwo akenshi wumva ikintu mu buryo buhanitse, ugomba kugishyira mu bikorwa. Bivuze ko iki kintu wumvise mu buryo buhanitse ugomba kugishyira mu bikorwa. Ntabwo ari byiza ko uyu muntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza, ibintu yumvise cyangwa ibintu ashaka gukora
abigumishe mu magambo, agombe abishyire mu bikorwa. Nibyo byiza. Kwiyemeza intego zoroshye buri cyumweru cyangwa buri kwezi bituma byumva afitiye icyerekezo. Bisaba ko bya bintu uri gutekereza, bya bintu ushaka gukora, bikore buri gihe ubigereho. Wirinde kubihamisha mu bitekerezo. Urugero, uyu munsi nzandika igitekerezo kimwe cy'ubuzima. Icyumweru gitaha nzashaka umuntu twagisangira. Ibyo bintu ni uvuze ngo uzandika igitekerezo kimwe ku buzima, mu kindi cyumweru uzashaka uwo mugisangira. Bisaba ko ibyo uvuze ubishyira mu bikorwa cyangwa n'ibyo unatekereje. Icyo gitekerezo ukacyandika, mu cyumweru wavuze gikurikiyeho ukagira gute, ukashaka uwo mugira gute, mu kiganira cyangwa mu gisangira. Ubwo nibwo intego zawe uri kugira gute, kugenda uzihamya, ugira intego zifatika, kuko ibyo uvuze uhita ubishyira mu bikorwa. Icya gatatu, kwegera abantu bafite umutuzo cyangwa bashyigikira impano zawe. Si ngombwa kugendana cyangwa kuba uri kumwe n'abantu baguca intege kuko birakubabaza cyane. N'abandi bantu bose bazakumva cyangwa bakwemere, ariko hari abaza kumva uko utari. Rero abo ngabo badashaka kugushyigikira, batari muri kote yawe, batari muri position urimo, abo ngabo birinde, kuko abo ngabo bagugira gute, baguca intege, bakagusubiza inyuma. Ugomba kwiga gutandukanya abakumva ndetse n'abaguca intege, ugakomezanya n'abagira gute, n'abakubaka, n'abaguha agaciro, n'abakunda ibyo ukora, n'abagushyigikira. Ugomba kwirinda abagusuzugura, gutekereza cyane, kuko baba babibona ko uri gutekereza cyane, ariko irinda abo ngabo bakubona ko uri gutekereza cyane bakagusuzugura, kuko abenshi baba bakubona ko ukarishye kubera ibitekerezo uba ufite biba ari byinshi, kubera ko ibintu uri gutekereza biba ari byinshi, ngo ntiwisanzura. Ariko ntibivuze ko ibyo uri gutekereza n'ibyo urimo biba bigomba gutahurwa. Oya, wowe ibyo utekereza bitekereze, ubishyire mu bikorwa, ariko niba ari n'uwo nabibwiye, making sure ko uwo muntu muri mu murongo umwe, atari wa muntu uzaguca intege. Abaguca intege ugire gute, ubirinde. Icya kane, menya neza impano yawe, apana kuvangavanga. Yishyire ku murongo. Nubwo impano ye ishobora kuba, cyangwa impano yawe, wowe cyangwa uba ufite ikimenyetso cy'igice cy'ukwezi mu kiganza. Hari igihe impano yawe itagira gute, itagaragara, ari nk'ibitekerezo, ari nk'amarangamutima cyangwa ubwitonzi. Ni ngombwa kuyihindura mu bikorwa. Niba ibyo bintu uri gutekereza ngo uzakora ikintu runaka, ufite impano yo gukina umupira, ufite impano yo gutwara moto, ufite impano yo kuririmba, ufite whatever, bishyire mu bikorwa, bivane mu bitekerezo. Ushobora yenda kuba waba nk'umwanditsi mwiza, tangira wandike, wikitinya. Ushobora kuba umujyanama, tangira.
abantu bagira inama, umuhanzi tangira uririmbe, umunyabugeni cyangwa umunyabitekerezo ugomba kubitangira ubu ngubu. Niba wajya kubigira ntubishyire mu bikorwa, umenye ko uri kwisubiza inyuma mu buzima bwawe, ibintu bitazigera bigenda neza. Icya mbere ni ukumenya neza impano wifitemo, ukavangavanga. Inama ugirwa hano, gerageza ibintu byinshi. Aha ngaha icyo bakubwira, niba izo mpano nk'eshatu uziyumvamo, nk'urugero wiyumvamo ubujyanama, wiyumvamo umwanditsi mwiza n'umuhanzi, bikore. Even niba wakwiyumvamo n'ubugeni, byose bikore, bigerageze. Umuntu nkawe amenya aho akeye neza binyuze mu gukora, si mu gutegereza. Kuko we kugira ngo umenye ibintu byawe ko bimeze neza, binagenda neza, urabikora, ntabwo utegereza ngo nimbona ikintu runaka, ibi runaka ngo nibwo nzabikora. Oya, bikora ubu ngubu, kuko imbaraga ufite zonyine ubwazo zirakurinda mu bintu waba urimo gukoramo byose. Icya gatanu, irinde kwigunga, kuba wenyine, ahubwo wihugure cyangwa ushakishe abantu muganira ku byaguteza imbere. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza atekereza cyane, akunda kwigunga. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ubizi utabizi, cyangwa abantu baba bari kumwe nabo, uzamubona akunda kwicara wenyine akigunga. Ko niba abantu uzabona ukagira ngo isi yabarangiriyeho, ko niba abantu ushobora gusanga iyo kwigunga bitavuwe, ashobora kwiheba, agacika intege, akumva ubuzima bwamurangiriyeho. Aba bantu niko baba bameze. Bakababwira ngo rero bajye bareka kwigunga, bajye bagira gute, babe bagomba kuba bari kumwe n'inshuti, baganira ku byabateza imbere, nibwo na za mbaraga zabo zigira gute, zivayiburetinga, zikora. Ariko akeneye igihe wenyine, ariko nanone anakeneye abantu bo kungurana ibitekerezo. Ntukajye ubaho wenyine, umwanya wawe wenyine urawukeneye pe, ariko gira n'abandi bantu mugira gute, mwungurana ibitekerezo. Shaka amahugurwa, ujye mu matsinda y'abantu bafite intego, cyangwa usome ibitabo, cyangwa utegure ibiganiro. Ushobora kuba wakora nk'ibiganiro, wajya muri aya matsinda wasoma ibitabo, kugira ngo wirinde kwigunga. Abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, kubera bakunda gutekereza cyane, hari igihe birangira bagiye muri isolation stage, ahantu bumva ko baba ari bo bonyine, bakumva ko nta wundi muntu bagomba kuba bari kumwe. Ariko ibi si byiza, ko twabonye ko ushobora kwiheba cyangwa ugacika intege. Ni ngombwa ko wegera abandi bantu. Icya gatandatu, iga kwituriza no kuyobora ibitekerezo byawe. Iga kwituriza no kuyobora ibitekerezo byawe. Mbishimangire, abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, akenshi ibitekerezo byabo biba ari byinshi cyane, kandi bimutwara mu rujijo. Umve neza cyane, abantu bafite igice cy'ukwezi mu kiganza, ibitekerezo kuba ari byinshi cyane, aba abona ibintu bikivangavanze bitarasobanuka.
bikamucanga akibaza ibyo ari byo, ariko bisaba ko ujya koga ukajya uhumeka gahoro, ukajya witekerezaho buri gitondo, bigufasha kugumana umutuzo n'ubushishozi, kugira ngo wende bya bitekerezo, kugira ngo umenye gusobanura iki, bya bitekerezo wari urimo umenye ngo kimwe ni iki n'ikindi ni iki ngiki, ubashe kuba focused. Icya karindwi, emera ko utagomba kuba nk'abandi. Umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza aba afite icyerekezo cye, kuko umuntu ufite igice cy'ukwezi mu kiganza twaranabibonye ko aba ari umuntu watoranyijwe n'isanzure. Intego, icyerekezo cy'uwo muntu kiba gitandukanye n'icy'abandi bantu bari normale. Niyo mpamvu batagomba kwemera kuba nk'abandi bantu. Ashobora kwisanisha nabo, ariko ntabwo agomba kumera nkabo. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Kwisanisha nabo no kuba nkabo ni ibintu bibiri bitandukanye. Si ngombwa gukora nk'abandi kugira ngo yakirwe. Si ngombwa ngo kugira ngo muri sosiyete kube ngo mu bantu runaka kubashe gukora nk'ibyo bakora. Nk'urugero, niba ugendana n'abantu banywa inzoga, ngo kugira ngo bakwemere ngo ugiye kunywa inzoga kugira ngo bakwemere, oya, emera uwo uri we, wihindurwa n'abandi, emera nk'uko wari umeze. Niba ari abakwakira barakwakira, niba batakwakira kandi ntabwo umuntu muri mu mujyi umwe, niba mutari mu mujyi umwe nyine jya muba muri mu mujyi umwe nk'uko twabibonye kare. Ntatinye kuba umwihariko, kuko abo bantu baba ari abantu bihariye. Abantu uko biri niko yaremwe, ni abantu b'umwihariko, niko yaremwe, niko ameze. Aba atandukanye n'abandi bose, bamubonaho icyitegererezo, kugira ngo rero nk'uko waremwe ari kuri, icyitegererezo n'imbaraga zawe zikurimo zituma uba utandukanye n'abandi. Niyo mpamvu rero uba ugomba kuba nkawe ubwawe. Igice cy'ukwezi mu kiganza kirasa n'ururimi ruhishe. Igice cy'ukwezi mu kiganza kirasa n'urumuri ruhishe, ariko iyo umuntu acanye icyo rumuri imbere ye, ribera isi yose itara. Kwiyakira, gushyira imbere impano yawe, kwitandukanya n'abaguca intege no kugira intego byagutera imbere ku buryo bukomeye. Murakoze cyane, tuzakomeza no mu kiganiro cy'ubutaha.